Kuri mwebwe dukomeje guhurira hano kuri Kigali News Channel ni iby'agaciro gakomeye cyane, turabibashimira muri abantu bakomeye cyane. Ngewe rero niba ari ubwa mbere nyumvise nitwa Mr Journalist, sinzi rero niba kuri kamera hari umuntu uri kureba, ngewe rwose ntabwo sinzi niba turi kureba kimwe, ngewe uri kunyumvira inyuma ya kamera yego, ariko hari impamvu ikomeye cyane, hari umuntu uri kuri kamera, nta wundi rero kuri ngewe muzi nka Mozart. Hari indirimbo mwigeze kumva bavuga ngo muri telefone yanjye unyita Mozart, cyangwa se ahantu hose bakwita Mozart, ngo iyo umuntu ashaka kwijijisha ngo unyita Mozart, ibintu nk'ibyo. Mbere na mbere tutarihuta, abakuzi nka Motari wababwira ngo iki, wabwira ko ubundi amazina yawe ya nyayo ari ayahe? Murakoze kunyakira, ni by'agaciro nanjye kuba ndi kumwe namwe. I'm very happy, thank you so much. Yanjye nitwa Bizumuremyi Sadi, niyo mazina yanjye, ariko abantu benshi banzi ku mazina ya Yo Motari cyangwa se Yo wa Motari, Yo Motari, like nitwa nyine Motari wanyu, ni Motari w'Abanyarwanda. Nkaba nkora akazi ko gutwara abantu kuri moto mu mujyi wa Kigali, narabyiyemeje ndavuga n'ubu ngubu mbaye umukozi wa rubanda from now kabisa. Ubwo niyo mpamvu niyise Motari wanyu. Yego, mwabyumvise rero ko mwebwe mudukurikiye mwese ababwiye ko ari Motari, nanjye muzi nka Motari, ariko tugiye kwinjira ku kazi ke akora, twinjire no mu buzima busanzwe, kandi byanga bikunda ngewe niba ndi kureba neza n'umujene ari buze kutugira inama twebwe nk'abajene. Ariko tutaratangira, hari ubutumwa dufite aha ngaha, ni ubutumwa bugira buti twese nk'Abanyarwanda, Abaturarwanda, Abanyamahanga, abifuriza icyiza u Rwanda, inshuti z'u Rwanda, twese dushyira hamwe, twirinde kwemera ko twasubira inyuma cyangwa se hari uwaduca intege, ahubwo turwanire igihugu cyacu, turwanire n'umutekano w'igihugu cyacu. Ibyo byose turabikora kugira ngo twime amatwi cyangwa se ntiduhe igihe abaduca intege bashaka gusubiza inyuma igihugu. Ubwo nibwo butumwa tubafitiye twese. Twinjira rero mu kiganiro. Ubundi Motari, mbere na mbere utarinjira muri aka kazi k'ikimotari, wakoraga akahe kazi? Bon, nk'umusore w'urubyiruko urabizi dukora ibintu byinshi. Njye nakoze utuzi twinshi cyane ku buryo nshaka no kutatuvuga ngo bikunde, ariko bikubiye nko mu bintu nka bitatu muri rusange. Yego. Icya mbere ni ubucuruzi, icya kabiri ni ubwarimu, hanyuma hakazamo ubushoferi n'ubumotari. So mbere nabanje kujya nkoraho business yo gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, hanyuma mba umwarimu, nabaye umwarimu nk'imyaka nk'itandatu. Nyuma yaho urabizi nk'umusore nyine uba ushaka iterambere n'iki, hari igihe ubona bimwe bitari gukunda kugerageza n'ibindi. So nyuma yaho ibyo ngibyo byose nabifatanaga no gushaka amaperime, mbona perime y'imodoka, mbona perime ya moto. Ndangije ndavuga ko aha ngaha wenda bitari kugenda neza nk'uko mbishaka, why not ntashobora kugerageza n'ibindi. Nuko nguko ninjiye imihanda, mbanza kuba umushoferi, mba personal driver, nkajya ntwarira umuntu, nkamujyana ku kazi, nkajyana abana be ku ishuri. Nabyo mbona ntabwo biri gukunda cyane. Ndangije ndavuga reka mfate umwanzuro. Abenshi bashaka kuba bari kubona nk'ugoye bitewe n'urwego bari banzeho n'iki. Urumva kuba igishoferi nacyo kitari kiri gukunda, naravuze reka ngerageze. Mfite perime ya moto, kandi ubu ngubu sinabasha kwigurira imodoka yanjye. Byari kuba byiza iyo ngura imodoka yanjye icyo gihe, ariko ntabwo nari mbishoboye. Ndangije ndavuga reka ngerageze ndebe ukuntu natangira akazi k'ikimotari. Urumva biba bimeze nko kumera nk'isabune, bamwe niko bashaka kubivuga ati se wowe kurusubira inyuma. Urumva nari ndimo ndasubira inyuma aho kuzamuka, mba nibereye motari mvuye mu modoka. Nanjye nicyo nari ngiye kuganishaho. Hari umuntu ushobora kutabyumva akavuga ati ubucuruzi, ubwarimu, ubushoferi ko ari ibintu bikomeye cyane kurusha ikimotari. Ni ukubera iki yafashe umwanzuro wo kuva muri ibyo ngibyo agahita noneho asa nk'usubira inyuma akinjira mu kimotari? Kuyihe mpamvu? Bon, ubundi Abanyarwanda nibo babivuze neza ngo ushaka gusimbuka kure asubira inyuma, ushaka gusimbuka asubira inyuma. Iyo ugiye gusimbuka usubira inyuma akitarura. Aha, ibyo ngibyo nyine iyo usubiye inyuma ho gakeya bigufasha gupanga ibintu byawe neza. Ariko nanone byari bijyanye n'ubushobozi ako kanya nari mfite. Ntabwo nari kubasha, nashaka kuba financially stable, icyo ni icya mbere, kandi nkaba independent, nkaba ndi umuntu wishyira ukizana. Urumva nk'iyo twarira nk'umuntu isaha n'isaha gushakiye, araguhamagara ugomba kujyayo, ntiwamuhakanira. Niyo waba uryamye ugomba kubyuka, ntabwo uba ubayeho nkawe ubwawe. Ntushaka kujya mu cyaro gusura wenda nka famiye n'iki utabanje kumusaba agahushya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nashaka kwikorera. Iyo biba byiza nari kugura iyo modoka nyine kuko
nanjye nkajya nkatwara agatwikiriye imvura ntabwo ibikunyagira cyane. bon ariko ntago icyo gihe byari bishobotse. Ntabwo rero ibintu bidashobotse wicara ngo urire cyangwa se ngo wigunge cyangwa ngo ugume aho ngaho hatagushimishije, ahubwo ugerageza ibiri gukunda. Icyo gihe ikimotari cyarashobokaga, naravuze reka nkore ikimotari, ninyikora neza gishobora kuzamfasha, kandi koko ndakeka gishobora kuba cyaramfashije. Ubwo urumva rero kuruta n'ibyo ngibyo, ubu ngubu nyine nta muntu wari unzi icyo gihe wenda mu byo nari ndi gukora, cyangwa se abari banzi bari bake, ariko ubu ngubu abantu bamaze kumenya, bamaze kugira gute. So ngiye mbona yuko rero nta kazi kabi kabaho, nta n'akazi gasuzuguritse umuntu ashaka gufata ngo agire akarutisha kandi cyane cyane yuko objective tuba dufite twese cyangwa se intego dufite no kuba twabasha kugira icyo dushyira ku meza yacu, cyangwa se twabasha kugira ibibazo dukemura. Buri wese ajya ku kazi avuga ati reka nkorera amafaranga mbashe kwishyura inzu, mbashe kwishyura abana ishuri n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Twese tuba dukeneye amafaranga ngo dukemure ibibazo. Urumva yaba ari ucuruza inyanya, yaba ari ukoropa, yaba ari ukora mu biro, wese intego imujyana ku kazi ni ukugira ngo abone amafaranga abashe gukemura ibibazo bye. Igihe rero akazi kawe uri gukora kemewe na leta kandi kagukemurira ibyo bibazo, mbona yuko nta kibazo ushaka kugakora. Birumvikana. Ariko tukiri muri ibyo ngibyo wari urimo mbere yuko winjira muri aka kazi k'ikimotari, mu byo watubwiye harimo ubwarimu. Ubundi ubwarimu wakoraga bwari ubwarimu bumeze bute? Wigishaga mu kihe cyiciro? Twinjize muri ubwo bwarimu bwawe. Nigishaga mu mashuri yisumbuye, muri segonderi ahantu bita i Nyanza mu majyepfo. Wigishaga muri bya byiciro tuvuga ni private cyangwa se ni leta? Ni ibigo bya prive. Ibigo bya prive. Wigishaga amasomo ameze ate? Nigishaga amasomo yo kuvuga ururimi nyine. Kuvuga ururimi? Yego. Ururimi I was a teacher of Arabic. Arabic? Icyarabu? Yego. Niba nibeshye n'icyarabu? Yego, nigishaga Arabic lessons. Niyo masomo nigishaga. Yego. So nabimazemo igihe of course, kandi kari n'akazi keza. Nta nubwo kuba narakavuyemo ari uko wenda ntari nkakunze, ahubwo nyine hari igihe akazi k'icyarimu uko nakabonye, ni akazi ugomba gukora wishimye, uri financially stable, umeze neza kabisa, ufite amafaranga aguhagije, nta kibazo na kimwe ufite. Hanyuma kwa kwigenga wavuze, ibyo biba birimo kwigisha, kwigenga, independent. Iyo uri nka mwarimu, yego, iyo uri mwarimu akenshi buri independent, yego, buriya ntabwo bakugora cyane. Icyo umenya ni ukubaha amasaha y'akazi n'iki bintu nk'ibyo ngibyo, ukamenya amasomo ugomba kwigisha, ukamakinga sure yuko igihembwe kirangiye wigishije kandi abanyeshuri bayumvishe. Ibyo ngibyo ntabwo biba bigoye cyane. Ni n'akazi keza wishimira kubera yuko uri gutanga umusanzu muri societe, uri kubaka igihugu, urumva uri korerera igihugu of course, yego. Ariko ku bijyanye n'amafaranga nk'uko umuntu aba abishaka, si ubizi icyayi kirimo isukari nkeya bavuga ngo ni isukari yande, ngo ya mwarimu. Cyangwa nk'uko wumvishe bavuga ngo ndimo ndarya inyama z'abapolisi. Inyama z'abapolisi urazizi? Intoryi. So hari utuzi tuba turenze dukomeye, ariko umuntu adashobora kubonamo amafaranga nyine, cyane cyane nkanjye w'urubyiruko uba ushaka guhita akira, ushaka kugira gute, uri kumva, ugasanga ntabwo uri kuyabona nk'uko ubyifuza. Aba ari meza, yego, nta kibazo, ariko hari igihe na depanse zawe ziba zirenze wenda ibyo ngibyo urimo urabona. So mu bantu rero, abantu bazi ko bashobora kuba, ariko His Excellency ubu ngubu abarimu ndakeka bari mu bantu bameze neza, gashara karazamutse, everything now is good. Ariko nko mu bihe byatambutse wasangaga nyine abantu bazi ko mu bantu bahembwa amafaranga make, mu bantu binjiza make, bayeho bwa buzima busanzwe, harimo n'abarimu, sibyo? Ibyo ngibyo tutabitinzeho, uravuza wigishaga icyarabu. Ngiye guhita numva umunyarwanda ngo wigisha icyarabu, kuri ngiye ndumva ari ibintu bidasanzwe. Ubwo kugira ngo umenye icyarabu wakimenyeye mu gihugu cyawe cyangwa se wakimenyeye? Ni amasomo twiga, ni amasomo nizigiye kuva nyiri umwana nigaga n'undi amasomo ajyanye na Arabic. Hari na courses twafashe hanze mu gihugu cyitwa Saudi Arabia, urakizi? Hari abasilamu bajya i Maka, ndi n'umuyisilamu. So urumva ni ibintu byanyoroheye kuba nagiraho nosiyo. So ubwo urumva rero ni muri iyo njyana. Urumva twabyita rero ko wagize amahirwe akomeye cyane, kuko ntabwo ubundi dukunze kumva abanyarwanda, abarimu b'abanyarwanda bigisha indimi nk'uko nawe wabigenzaga. Yatigisha igifaransa, ni icyongereza cyangwa se igiswahili.
n'ikinyarwanda yego ariko twajya mu zindi ndimi ukumva byagiye mu rundi rwego hari andi mahirwe yabonyemo urumva ko nawe byanga bikunda ari amahirwe wagize kuba warisanze nyine ugasanga barakuretse tigwino ibingi burabishoboye ushobora kubyigisha abana yes ushobora kugira amahirwe ariko si nizo n'indimi zose nkeka yuko ngiye nemera yuko ururimi ushobora kumenya rugutambutsa ahantu hagiye hatandukanye ushobora kuguha opportunities zigiye zitandukanye uhura n'inshuti zitari wenda abanyarwanda ukaba wabigaho ibintu bitandukanye ukaba wabakora ni connection kandi ruguza n'abantu benshi urumva ngiye rero no mu bintu nkunda harimo kwiga indimi ndaziga kabisa I like it kandi na n'ubu ndacyaziga of course nabyo turi buze kubigeraho reka none umfashe twinjire mu kazi k'ikimotari ubundi ukiri umucuruzi cyangwa se umushoferi cyangwa se umwarimu nk'uko abitubwiye hari amakuru y'ikimotari wabaga uziho kugira ngo kuba wenda yaragufashije kwinjira muri icyo kimotari cyangwa se ni umwanzuro wafasha ku kanya uravuga uti ngiye kwinjira mu kimotari hari amakuru muri make wari ufiteho ku kazi k'ubumotari urumva muri sosiyete tubamo akenshi biragoye ko wabona umuntu mu Rwanda ushaka kubaza ku bintu bijyanye na motari ngo usange nta idea afite akenshi abamotari baba bagutwara muganira hari igihe uba uturanye na motari hari igihe uba ubona motari mu nzira agenda niyo waba udatega moto ariko ubona abamotari nyine uba ubabona mu by'ukuri abamotari bari mu bantu bafitiye igihugu akamaro cyane so ubwo urumva rero no kuba narize moto nari mfite perime ya moto mu bisanzwe nakundaga moto of course kuko nize moto nyuma yo kwiga imodoka nabanje kubona perime y'imodoka mbere y'iya moto rero iyo ukimara kumenya moto wumva harimo itandukaniro moto buriya iryoha kurusha imodoka burya aho ibera ikibazo ni igihe wenda nk'imvura iguye ariko ahandi hose moto kabisa ni akagabo uzarebe muri ambutiyaje ukuntu abantu baba batambuka ewana noneho niyo uyitwaye uba wumva kabisa wisanzuye so urumva rero nakundaga moto n'ubundi na mbere nari mfite inshuti zifite moto zikajya zima lift n'iki bon ndavuga wine ntashobora kugerageza kuba natwara abantu kuri moto mbigerageje natangiye mbikora mbifatanya n'akazi gasanzwe nkakora akazi gasanzwe ku manywa noneho nimugoroba nka motara nanambaye n'agapfukamunwa nabaga mfite n'isoni mvuga abantu nyine nari mfite imyumvire ya yindi abantu bavuga bamwe muri iki gihe bavuga bata ikimotari n'akazi katari keza bya bindi watangiye uvuga mu gitondo iyo umuntu ashatse kugusevingaho izina ngo ashyiraho motari bakaba bakuzi nka motari nyine bakavuga ati motari ni umuntu uri aho ibintu nk'ibyo ntabwo bayakaguteye n'iki kandi motari afite nyine akamaro nanjye urumva rero nari mfite iyo myumvire nkajya mvuga ni inshuti zanjye zizanseka rimwe na rimwe nkanabikora nambaye agapfukamunwa mvuga ni inshuti zanjye zitanseka ubwo rero gake gake ugenda umenyera kuba wari usanzwe wenda ugenda no mu muhanda nyine ntabwo byigeze bingora cyane nari ndi mu muhanda n'ubundi ahubwo nuko nahinduye ikinyabiziga nagendagamo ukinjira mu mwuga noneho bya nyabyo aka kanya sinzi wenda ukimazemo imyaka ingahe cyangwa se igihe ubu ngubu umwaka ndabona ngiye kuburangiza kabisa ufite uburambe ubu ngubu bw'umwaka muri icyo gihe cy'umwaka cyose mu kazi k'ubumotari hari imbogamizi wabonyemo muri rusange ku giti cyawe cyangwa se no muri bagenzi bawe no mu mwuga muri rusange yego imbogamizi ntabwo zabura icya mbere ni izo nshuti zishobora kuguca intege harimo nk'uwambwiye ati ibyo ngibyo uri gukora rwose si akazi uzashaka ikindi wakora kizima warebye mu tuzi twose uhitamo ko ugiye kuba motari hari nyine kuba wakwibaza uti abantu bari buze kumfata gute kuba utaraba comfortable ibyo ngibyo byose ni mu mbogamizi noneho umunsi wa mbere nyine mvuye kureba moto ngiye gutangira akazi naragiye mu muhanda mbona ukuntu bari nyine iyo gitangira gutwara moto nyine noneho muri Kigali nubwo najyaga nkora ingendo za moto nabaga ari nko kujya mu ntara noneho Kigali ukuntu abantu baba ari benshi benda kukugonga naravuze nti ewana muri mu muhanda bagiye kunyiciramo I was afraid kubera yuko naravugaga nti kabisa ntabwo bizagenda neza noneho kumva nazampanuka ugenda wumva mu muhanda ukumva ngo umumotari yapfuye aha babiri bapfuye n'ibindi nk'ibyo ngibyo so ariko naje gusanga n'ubundi iyo n'ubundi ikintu kiri buze kukubaho ntawe ushobora kugicikira
ushobora kuba utinya wenda impanuka ya moto ukanga kuyitwara kandi wari ufite ubushobozi ukazagongwa n'iyundi cyangwa ukazakorera accident ku yundi muntu agutwara kuko ushaka kutayitwara bakagutwara wowe. Ushobora kuba batanagutwaye waba uri kwigendera mu muhanda moto ikabiraje irakugonze utari wanabiteganyije. Ikintu rero Imana yakwandikiye ko gishobora kukubaho nasanze naho nshaka kugicikira ndanje ndavuga reka rero ncezinge career yanjye hari igihe bizacamo ubwo nibinanga nyine nta n'ikintu ushobora kugira utafashe risk. Urihangana nyine ukavuga uti ikishaka kumbaho cyose kizabe nk'uko Imana yabipanze. Mu motari tujya tumva ngo bakorera ababosi ngo bakabaverisa kuri wowe ku giti cyawe moto ni yawe cyangwa ni y'umukire nk'abandi bose. Iyo mfite it is my own ariko before naraverisaga nkorera umuntu gutyo bisanzwe nk'abandi bose. Ubushobozi n'ubundi wabonye bwo kugura moto wabukuye n'ubundi mu kimotari? Gake ariko harimo no kuba warasevinze dukeya ubundi ukaguza inshuti gake gakeya nyine ukagenda uzishyura gake gake nuko nguko byari. Bongewe sinzi niba abantu tubyemeranya aho ngiye nabonye isuku kubeshya Sadi umumotari udasanzwe uti kubera iki umumotari ududubiza indimi namenye aho wabikuye kuko badusobanuriye. Umumotari ukoresha imbuga nkoranyambaga noneho ko agakurikirwa n'abantu benshi cyane. Umumotari ugira ikintu cyitwa serivisi yo ku rwego rwo hejuru. Kuri njyewe tugiye ku bijyanye na social media kubera iki noneho wanahisemo gukoresha social media kandi tuzi ko wenda social media ni iz'ibyamamare kubera akazi bakora, wowe kubera iki wabihuje n'akazi kawe? Ubundi twese ngira ngo dushobora kwemeranya yuko social media muri iki gihe ari ifite imbaraga cyane. Yego. Media ishobora gukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Rero njyewe no mu masomo nize harimo ama short courses nafashe. Nize filmmaking, niga graphic design ndetse na photography. Nari ndi kwiga animation ariko ntabwo narangije kubera nyine usanga nyine iyo ugiye mu muhanda ugize gute hari igihe utakibona umwanya n'ubushobozi. Urumva nari mfiteho notion ku bijyanye no kuba nagira uburyo nakoreshamo media. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nyine ni n'ibitekerezo ugenda ukura mu nshuti. Kubera yuko njyewe ubundi na postingaga kuri WhatsApp gusa. Nta nubwo nari mfite social media zindi n'iki. Nari nzi gukoresha WhatsApp kuko nagiragaho abantu benshi bareba stati zanjye bagera nko muri 500 kuzamuka. Mwandikirana go cyangwa mwabaga muziranye? Tuziranye kuri WhatsApp. WhatsApp muziranye barasevinze nimero yawe nawe warasevinze yabo. Ntabwo ari nko ku zindi mbuga. Yego. Hejuru ya 500 urumva baba ari benshi cyane. Nka postinga kuri WhatsApp gusa bikarangira abantu n'abakiriya narababonaga. Ntabwo naje ku mbuga ari uko nyine abakiriya ntababona. N'ubundi abo twari tuziranye umunsi warangiraga kabisa nabo ntabarangije. Hanyuma hari inshuti twari tuziranye kuva muri Nigeria, zo muri Nigeria baba mu Rwanda. Umwe yaragiye ubu ngubu ntaho hari. So twari tuziranye twari twarahuriye muri iryo shuri rya filmmaking. Tuba inshuti gutyo. Nkajyana nabatwara bakabona serivisi zanjye ni nziza bagashimishwa nuko mbasha kuvuga icyongereza kandi abamotari benshi batega batabasha gukominikana. Hanyuma bagakunda serivisi mbaha gutwara moto neza ni bombaritse ndi careful bikabashimisha cyane bakabona nyine n'ibintu byiza bakambwira mbasha kuvuga indimi zitandukanye kuko nshaka kuvuga Ikinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili ndagerageza, Icyarabu, hari n'undi bita Pidgin bwo muri Nigeria. Ubwo ni 5 ndi kwiga Igiturki ndetse na France. Zizaba zibaye 7. Nose kuri kwiga indimi cyane. Of course ni nziza birashimisha kandi bigufasha gukominikana n'abantu benshi. Urumva bigufungurira imiryango igiye itandukanye. Bakambwira ugira amahirwe ubasha gukominikana n'abantu benshi batandukanye. Kubera icyo udashaka kuza gukoresha social media ukereka abantu yuko hari umumotari uvuga indimi zitandukanye. Byibuze ko ushaka kubona n'abakiriya b'abanyamahanga urabizi tugorwa no kubona abantu tubasha gukominikana rimwe na rimwe ntitwumvikane. Reba service zawe uburi smart usa neza. Ndakeka abantu bashaka kubikunda. Turavuga we can try that. Turagerageza dushutinga video ntangira nibwira abantu ibyo nakoraga uburyo naje mu kimotari. Hanyuma turanibaza ngo nirihe zina twahitamo.
nibwo mu mazina yose narebye mpitamo nyine gukoresha Yowa Motari. No muri video ya mbere nakoze, if you check my Instagram cyangwa TikTok uzumva narabivuzemo nyine ndi gusoza nti Yowa Motari. Noneho numvaga ari nk'abantu 1000 bazareba video nakoze, hanyuma muri abo bantu 1000 uvuga uti byibuze mu bantu 1000 ibyo ari byose sinaburamo abakiriya 20 bazajya bamakazi. Numvaga byaba bihagije mu bantu 1020 ntago wababuramo mu by'ukuri. Ndangije ariko feedback cyangwa se ibyo twabonye byari birenze, twabonye abantu benshi bashimye iyo video. Umumotari noneho uvuga icyongereza ugira gute, usa neza, abantu nyine tubona baratangaye cyane. Ni ukuvuga ko bonye abakiriya benshi kubera imbuga nkoranyambaga. Yego n'abantu benshi bamenya gutyo. Noneho ukuntu babishimye bima imbaraga zo gukomeza, ndatangira nkajya ngenda, kuko urumva byari no gutanga message. Urumva natangiye mvuga nti reka ndebe nimba nabona abakiriya 20, ariko ubu ngubu intego zarahindutse. Ubu ngubu intego nsigaye mfite no kuvuga ngo reka niteze imbere, ariko ngire n'umumaro nagirira societe, ntanga uruhare rwanjye mu kubaka igihugu. Uri kumva? Kuko ubu ngubu abantu barandeba n'iki, ubu ngubu no muri video nkora ubona yuko ngerageza kwereka abantu ubwiza bw'igihugu cyacu, nkakundisha urubyiruko rugenzi rwanjye gukunda umurimo uwo ari wo wose, nkabigisha gukora akazi neza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Urumva mba ntanze umusanzu ku gihugu cyanjye. Ntabwo kubaka igihugu ari ukujya muri secteur imwe gusa, aho umuntu wese ari ashobora kubaka igihugu kandi agatanga umusanzu uhagije. Nimba ari nk'umunyamakuru ashobora gutanga amakuru meza atarayibihuha, nimba ari umwarimu akigisha neza, nimba ari umumotari agatwara abantu neza. Nose si tujyana abantu kuri office zitandukanye. Ngiye nimba nshaka kujyana umuntu ukora muri office y'akarere, muri office y'umurenge, nkamugeza y'amahoro, nkamujyanira igihe, utwaye umukozi wa leta akajya kubahiriza inshingano za leta, nanjye mba nanze ngizemo uruhare. Urumva rero nabonye yuko nshobora no kuba nakubaka igihugu nkoresheje akazi ndimo. Ubwo urumva nyine mbona yuko abantu babikunze, ndavuga nti reka nkomerezaho. Nuko nguko byaje na n'ubu ngubu nyine ndakomeje. Urumva imbuga nkoranyambaga byanga bikunda zakongereye abakiriya. Aho ngaho misengiriye akabazo. Ubu ngubu umukiriya ahantu hose ari muri uyu mujyi wa Kigali ashobora kuguhamagara ukahamusanga. Yego, umuntu ashobora kumbukinga nkamutwara bitewe naho ari hose, iyo yanteguje mbere nta kibazo. Iyo umukiriya yakubwiye mbere akakubwira ati wenda mu isaha imwe ndibuze kujya aha, cyangwa se akakubwira nka nimugoroba tejo mu gitondo, kuko baba bazi gahunda zabo z'umunsi, akakubwira ati ejo mu gitondo saa 2 uzaza untware, njyewe ndagerageza nkamutwara. Urumva nimba wenda aherereye nka Kicukiro ngende Nyarugenge, mpita njya mu muhanda abantu ba Kicukiro bakunda gutegeramo, nkajyayo mbere, narangiza nkatwarayo umuntu byibuze nko mu minota 10, mbere y'iminota 10, ku buryo ari buze kumbona. Ubwo aho ari hose ashobora kuba namutwara iyo yambwiye mbere. Hari n'abandi njya nkoresha amatuwa nkabatembereza Kigali bakabona ukuntu ari nziza. Nuko umukiriya yabaye ari kure yawe, ubwo nta gihombo cyaba kirimo. Ni ukuvuga ngo ukoresheje essence, kuko inyuma tutaratangira iki kiganiro wambwiye ko utuye Imageragere, ukava wenda nk'Imageragere ukaba waza nka Kicukiro uje gutwara umugenzi akwihamagariye. No kuvuga ngo wenda nimba ari buze ngiye ntago mbifata nk'igihombi cya mbere, kubera yuko hari ibyo abamotari twebwe twita gushora. Ni ukugenda ushakisha umugenzi mu muhanda. Ari umumotari uri gushora atazi yuko ari buze kubona umukiriya, nanjye uri gushora nzi neza ko aho ngiye ndi buze kuhabona umukiriya. Ari nge nawe nindi uri gutakaza essence cyane, biratandukanye. We urumva ashobora kugenda akamubona cyangwa ntamubona. Ngiye aho ngiye ndabizi neza yuko ndi buze kugira gute, ndi buze kuhamusanga. Hanyuma wenda nk'umukiriya nanone wemeye akaguhamagara uri kure, azi yuko nawe ari kure, akemera akaguhamagara, nuko aba yarashimye serivisi zawe. Hari n'igihe n'ibiciro nyine ashaka kubyihangana. Hari nk'igihe wenda nk'umugenzi nk'umumotari bahuriye aho ngaho ako kanya ushaka kumutwarira nk'Icyatanu, ariko akaba ari umuntu atazi, batigeze bahura, atazi ukuntu atwara. Kandi buriya nimba uri gukora urugendo biba byiza iyo ukoranye n'umuntu uzi, umenyereye, wizeye. Urumva rero wenda nimba yatangaga nk'Icyatanu ngiye akama nk'ibihumbi 2, wenda tubara yuko urugendo nakoze ari urw'igihumbi, sensa nkayishyurira nawe akishyura sensa. Biba ari ibyo ngibyo dushobora kurenzaho nk'ibiceri bikeya 300 500, ariko ntabwo biba ari ibintu bikabije cyane. Ariko simbifata yuko ari igihombo cyane, yuko mba nizeye yuko ahantu ngiye ndibuze kuhabona umukiriya
kuko n'ubundi niyo waba utagiyeyo uba uri gushora ugenda ugerageza mu mihanda yose ushakisha umuntu, kandi n'uri gushora ashakisha nawe aba ari ku maresanse. Twese ni kimwe rero nyine, ahubwo ikibazo biba uko abantu bari buze kumva ibyo bintu. Aka kanya kuba social media zawe ziguha abakiriya, hari ubundi buryo waba uzibyazamo amafaranga cyangwa se umusaruro muri rusange? Of course hari, nk'uko nabivuze, mbasha kumenyekanisha igihugu cyanjye kandi nkagaragaza ubwiza bwacyo. Iyo ni inyungu ya mbere, kuba byibuze imbuga nkoranyambaga zimfasha kwereka abanyamahanga ubwiza bw'u Rwanda, kandi nkumva yuko ndi fier kuba ndi gutanga umusanzu ku gihugu cyanjye. Icyo ngicyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari n'ama companies twagiye dukorana. If you check my platforms uzasanga hari abantu twakoranye bagiye banarenze. Nka MTN hari akavideo nabakoreye, nakoranye na RCB, ikigo cy'igihugu Rwanda Convention Board gitegura amanama. Muri Visit Rwanda bigeze ku postinga, hari video twakoze. N'abandi benshi bagiye batandukanye, hari car wash nagiye nogereza, hari n'abandi benshi bashobora kuzaza. Ubwo urumva ibyo ari byose haba harimo akantu ushaka kubona uko kaba kameze kose. So urumva rero hari n'ikindi kintu ushobora kumfasha, haba mu kubaka igihugu cyanjye, haba mu kuba nakorana n'abantu bafite amazina akomeye, ndetse no kuba abantu bakumenya bakamenya ibyo ukora, ndetse ugatinyura n'abandi bagenzi bawe. Numva mu by'ukuri ari inyungu nshobora kuba nkura ku mbuga nkoranyambaga. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.